Aya basi mambo vipi? Mwabonye filime nyinshi. Ni filime musabwa kureba mukayirebesha n'abandi. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Bayise Miracle in Cell number 7. Hey! Umusazi. Umugabo ni umusazi. Cyase niba abantu babarwaye mu mutwe. Ese nyogoko. Papa wanje ni umusazi. Oya wa mwana we. None se papa wanje kuki atameze nk'abandi babyeyi baba papa? Kubera ko papa wawe afite imyaka nk'iyawe. Muri make papa w'umwana nawe n'umwana mu mutwe. Maze kuvuga ugasanga asarwaye mu mutwe. Barakwereka umupapa yagiye gukina n'akana karanyerera karapfa. Akana karanyereye karapfa. Umugabo yirwariye mu mutwe. Barangije bamushinja ko ariwe waniza akana kakarohamisha kakica. Kandi we yirwariye mu mutwe ni umusazi. Nta nubwo yabasha kwivuganira. Bimeze bite? Papa, umugabo wanyiciye umwana nzamugira urugero bamumanike. Nzamubona bamumanitse. Yishe umwana wa generali ariko ntago yamwishe. Umugabo dore ngo baramujyana muri gereza. Ubundi nta musazi ufungwa cyangwa se umuntu urwaye mu mutwe. Ahubwo bamujyana mu bitaro. Uyu mugabo icyakira muhama ndetse agiye gukatirwa urwo gupfa. Muri cyagiye ibyiringiro byose biba byagiye. Dore ngo barafunga umusazi muri gereza. Ibintu bitabaho. Bamurenganya bavuga ngo yishe umwana. Nyagasani. Uriya mugabo baramushinja kwica umwana w'umuyobozi. Umva remde wamutabara muri mwe. Papa yarafite n'akana. Batangiye kumanika imigozi. Bimeze bite? Ibi byose nibyo uzabona muri aka filime. Ni kugasobanura films.com. Gacikwa n'iyi filime. Gute nta kintu twakora tubona umuntu ari kurengana. Ntabwo nshaka gupfa. Ese ntabwo nshaka kuba marayika. Ese papa nuramuka ugiye mu ijuru ninde uzanyitaho? Cyase nuramuka upfuye. Iyi filime nuyicikwa nta n'indi filime uzigera ubona. Iyi urasabwa kuyireba ukayirebesha n'abandi. Ni kugasobanura films.com. Imana ibaha umugisha cyane.